Shuhuje nshuti mudahema kudukurikira mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha. Aka kanya tugeze muri wa mwanya wa cya kiganiro twabararikiye kumva. Ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu cyangwa se amateka ya muntu, ibijyanye n'imyitwarire ya muntu, uburyo umuntu akura, uburyo umuntu agira iherezo ribi cyangwa iherezo ryiza. Muze rero tubane kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, cano ni amahumbezi. Uyu munsi turavuga ku kiganiro cy'imyitwarire yo guhera ku muntu ufite imyaka guhera kuri 0 kugeza ku myaka 12. Muze tubane kugira ngo turusheho kumva neza uko umuntu atangira kuba umuntu akavamo umuntu tubona uyu munsi. Wa muturanyi wawe burya kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 12 ni gutya yari ameze nk'uko tugiye kubibona muri aka kanya, inshuti yahuye nazo, ababyeyi bamureze ndetse n'imibereho ashobora kuba yaranyuzemo. Rero kubana natwe ni ingenzi kandi kubana namwe ni ingenzi. Niyo mpamvu tukuraritse kugira ngo uze rwose twisanzure muri iki kiganiro, dusobanukirwe ngo mbese umuntu uri muri iyi myaka ni iki akwiye gukorerwa, mbese we ni iki akwiye gukora kugira ngo azavemo umuntu w'ingirakamaro mu minsi iri imbere. Reka turebere hamwe rero ku bijyanye n'ubu buzima bw'uyu muntu, ariko mbere y'uko tubyinjiramo turamanza twifashishe igitabo cyitwa Bibiliya, turebe mu gitabo cy'imigani gisobanura cyane rwose ibijyanye n'imimerere ya muntu. Imigani ibice 22 ku murongo wa 6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Menyereza, toza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Rero ahangaha kuva ku mwana ufite imyaka 0 kugeza ku mwana ufite imyaka 12, ubundi niho umuntu atangirira kuba umuntu. Mbega twavuga neza yuko ariho umuntu atangira kwirema mu mico itandukanye afite uyu munsi. Rero reka turebe ibintu 5 uyu muntu anyuramo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 12. Mbere na mbere kugira ngo umenye neza yuko uyu muntu ari umuntu ukomeye, ku myaka 0 kugera ku myaka 12 atangira gutozwa ndetse no kumenya isi cyangwa se gushakashaka ibibera ku isi. Gutozwa, atozwa n'ababyeyi, agatozwa n'abagize umuryango mugari, agatozwa n'abaturanyi, agatozwa n'inshuti, mbega hahandi hose yirirwa ndetse no ku ishuri aho ahura n'umwarimu usanga aribo bamutoza. Ikindi agashakashaka isi. Niyo mpamvu umwana ashobora kuzakora ibyo umubyeyi atigeze akora, byaba bibi cyangwa ibyiza, bitewe n'iki nawe azagira uruhare mu bushakashatsi bwo gushaka ibyihishe inyuma y'ibyo ababyeyi be babashije kubona cyangwa se ibyo ababyeyi be babashije kumenya. Niyo mpamvu icyiciro kimwe cy'abantu gishobora kuvaho, ariko aba bakurikiye bagakora ibihabanye cyane n'ibyo icyiciro cyabanje cyakoze. Bituruka he? Bituruka kuri ya mimerere na ya myumvire ndetse na bwa bushakashatsi butandukanye abana bashobora gukora, bityo bakabukurana, bamara kugera mu gihe cy'ubukure bagakora ibintu by'ibitangaza abantu batatekerezaga. Rero muri uku gutozwa ndetse no gushakashaka kumenya isi icyo ari cyo, harimo ibintu 5 nk'uko twabivuze bikunda kuranga uyu muntu. Muri ibi bintu ikintu cya mbere gikunda kuranga uyu mwana cyangwa se uyu muntu twavuga umuntu ukiri muto, yigiramo kuvuga neza ndetse no kwandika. Kuvuga ubundi nicyo kintu cya mbere umwana amanza kumenya cyangwa se amanza kugerageza, kuko mujya mwumva bamwe bavuga ngo da, abandi bashobora no gukura bakavuga ngo ma, bitewe n'uko babana n'ababyeyi babo mu bihe bitandukanye. Rero ahangaha hagaragaza neza yuko umwana ukiri muto ikintu cyitwa kuvuga nicyo kintu cya mbere amanza kwiga. Umwana ukiri muto iyo umwigishije ururimi urwo ari rwo rwose ararufata, kandi no kwandika iyo ubimutoje akiri muto amenya kwandika neza rwose. Ubwo byumvikane neza yuko umwana utangiye ishuri arengeje imyaka 12 biba ari ibintu bihabanye rwose n'ubushake bwe.
Kumenya kuvuga no kwandika rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi ni ikintu ababyeyi bakwiye kwitaho, bakamenya ngo umwana mu rwego rwo kumwereka isi ndetse no kuyisobanukirwa, umwana wawe umwigishije iki, ari kuvuga iki, kuko hariho n'ababyeyi benshi bakunda kuba batukana kandi bagatukanira hafi y'abana, bityo urwo ni ururimi baba bari kwigisha abana babo. Iyo ababyeyi bari gutukana cyangwa se batuka bagenzi babo cyangwa se babanyega, urwo ni ururimi uba uri kwigisha umwana wawe, ejo cyangwa ejo bundi ujya kubona ukabona nawe atangiye kubikora. Ubwo byumvikane ngo kwereka umwana isi ndetse no kuyimutoza cyangwa se no kumutoza gushakisha kumenya neza uko isi iteye, biba bisaba kugira ngo habemo kwigengesera. Iyo umwana rero yapfapfaniye muri iyi myaka 12 kuva kuri 0 kugeza ku myaka 12, imyaka yindi yose isigaye usanga imugora ikamugwa nabi, kubera ko uwamutoje yamutoje nabi. Ushobora kumutoza neza ariko waba udakurikiranye ugasanga mu baturanyi hashobora kuba harimo abana b'abanyangeso mbi cyangwa se abaturanyi ari abanyangeso mbi, ugasanga nawe iyo mico arayitoye. Ariko kenshi na kenshi imico akuye hanze usanga igira uruhare ruto cyane mu kumwafekita cyangwa se mu kumubata kuruta imico akuye imbere mu rugo. Ubwo byumvikane neza ngo igihe icyo ari cyo cyose umwana akiri muto, cyangwa igihe dushaka kumwigisha kuvuga, dukwiye kumwigisha kuvuga neza. Kuvuga neza ni ukwirinda gutongana, akavuga ibintu mu buryo bukwiriye kandi agasobanura icyo ashaka kuvuga, atari wa wundi ushaka gutongana no kugira iki ngo abiturebereho, bityo ejo cyangwa ejo bundi nabwo uzasange nawe ari kuvuga ikintu ashaka gutongana ndetse no guhata. Oya, ahubwo biba bisaba kugira ngo umwereke ngo dore mwana wanjye, isi iteye gutya, isi irimo ibintu bibi uzabyirinde, ariko nanone isi irimo ibintu byiza. Rero kugenda ugaragariza umwana yuko ibintu ari bibi ntabwo ari ikintu cyiza cyane, ahubwo mwereke ikibi umwereke n'icyiza. Aha ngaha rero icyiza n'ikibi nicyo tugiye kugeraho ku ngingo ya 2 ivuga ngo umwana uri hagati y'imyaka 0 ndetse n'imyaka 12, ababyeyi be cyangwa se inshuti, umuryango bakwiye kumwereka uburyo akwiye gutandukanya ikibi n'icyiza. Kubera ko uyu mwana aba afite ubwonko buri kwirema ku kigero cyo hejuru, biba bisaba kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose umwereke ikintu uzakimwereke ariko kibe ari cyiza by'iteka ryose, cyangwa se kizabe ari kibi ariko by'iteka ryose. Kuko umwana iyo umubwiye ngo kino kintu ni kibi, ashobora kumara imyaka yose y'ubuzima bwe abonye ko ari kibi, cyangwa se iyo umubwiye ngo kino kintu ni cyiza, ashobora kuzamara indi myaka yose avuga ko icyo kintu ari cyiza ndetse ntazakibagirwe akagikomeza. Ubwo byumvikane neza, hariho ababyeyi bakunda kugira ingeso mbi, ugasanga batangiye kwijundika cyangwa se baranze abaturanyi babo kandi bakabanga nta n'icyo babatwaye. Noneho ugasanga yamara kubyara umwana muri ya myaka 0 na 12, agatangira akamubwira ngo sha mwana wanjye, uramenye ruriya rugo ntuzigere urukandagiramo, umwana waho ntimuzagire ubwuzuzanye, bariya bantu ni abarozi, bariya bantu ni abicanyi, bariya bantu ni abahemu, bariya bantu ni abambuzi, uramenye uzitonde. Uyu mwana arita mu gutwi, bikazarangira ubuzima bwe bwose urwo rugo atarwiyumvisemo, aho ngaho niho hazavuka intambara mu minsi izaza. Kandi wasuzuma ugasanga uriya muryango w'umubwiye ngo ni abarozi, n'abicanyi, n'abajura, n'abagome, ugasanga ahubwo nta n'ikibazo na kimwe mufitanye, usibye wenda ko muba mwarigeze gushyamirana, maze ukabyinjizamo uwo mwana ugasanga ari uruhererekane rugiye kuba amateka azisubiramo mu gihe kiri imbere. Ngire ngo nawe udukurikiye, ahari ukiri mutoya ababyeyi bawe hari ibintu bakubwiye, bashobora kuba barakubwiye ngo ubwoko ubu n'ubu ni ubwoko bubi, itsinda iri n'iri ni itsinda ribi, uramenye ntuzifatanye naryo. Kandi nyamara nyuma yaho ugasanga ahubwo iryo tsinda ryigeze kubagirira neza, ugasanga iryo tsinda ryigeze kubafasha muri ubu buzima. Ubwo byumvikane ngo igihe icyo ari cyo cyose ubwiye umwana ngo uzirinde bariya, kandi nyamara nta kintu gifatika mwapfuye, uba uri kumuroga. Ubwo ni uburozi abantu bakuru cyangwa se ababyeyi bashobora guha abana babo, kandi bikazagira ingaruka kuri abo bana nyuma y'imyaka myinshi. Kuko tumenye neza yuko kuva ku mwaka 0 kugeza ku myaka 12, ibintu umwana yakonsomye nibyo akoresha nawe mu myaka 12 iri imbere.
ubwo byumvikane neza yuko kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 24 bigaragara neza yuko ibyo yabonye ari byo azakoresha, kandi urwanga azaba afite niba yarabwiwe ibintu bidakwiriye, uyu mwana azaba rwose ari nk'igisimba mu bindi. Rero bigaragara neza yuko igihe icyo ari cyo cyose wigisha umwana gutandukanya icyiza n'ikibi, mwereke icyiza umwereke ikibi, ariko umenye ko icyo kintu kizabaho by'iteka ryose. Ariko nushaka kumwereka yuko abantu ari babi, ukamwereka uruhande rubi gusa ariko ntumwereke uruhande rwiza rw'abantu, icyo gihe uzaba uhemutse. Urugero, niba umuntu yarigeze kuguhemukira, birashoboka, bwira umwana uti runaka ariko yigeze kumpemukiraho gutya na gutya, ariko yigeze no kumbera umuntu mwiza, yigeze kudufasha aho dutuye, yigeze kudufasha narindi kubaka, araza ankatira icyondo cyangwa se ambumbiraho itafari. Burya icyo gihe umwana aravuga ati burya nubwo mwagiranye ibibazo ariko yigeze kugufashaho. Rero abantu benshi hari igihe usanga baba bashaka gusiribanganya ibyiza byose abantu babakoreye, wenda haba harajemo agatotsi, ugasanga ari gushaka kugira ngo ako gatotsi ariko yuririraho, ariko yigisha umwana, maze ugasanga umwana amugize nk'ikimoteri asukamo imyanda igira gaze mbi. Ahangaha rero tubyumve neza, cyane cyane nk'ababyeyi ndetse n'abantu bafite inshingano mu kurera umwana, uko umwana umureze niko akura, kandi burya kenshi na kenshi umwana afata ingeso z'uri kumurera, uko umurera niko akura. Rero byumvikane neza yuko igihe icyo ari cyo cyose usohoye ijambo uri kuribwira umwana uri hagati y'imyaka 0 na 12, cyangwa se igihe cyose usohoye igikorwa uri kucyereka umwana w'imyaka hagati ya 0 na 12, uzamenye ngo uwo niwe muntu uri kurema. Ubwo uremye umuntu, numurema nabi azaba mubi, kandi bizakugiraho ingaruka nawe bitamusize. Bizagira ingaruka kuri sosiyete, bizagira ingaruka ku gihugu. Ubuzima bwe bushobora kuzaba ubuzima busa nkaho bubangamiye abandi, kubera ko wamutoje nabi. Wamutoje nabi aho kugira ngo umwereke icyiza n'ikibi icyo ari cyo, ahubwo urabicurika. Rero mu gihe cyo kumutoza icyiza, uba ukwiye kumutoza yuko gukora uturimo tworoheje kandi tubyara inyungu ari ikintu cyiza. Ukamwigisha gukunda ibidukikije, ukamwigisha gukunda bagenzi be, ukamwigisha gukinana na bagenzi be, ukamwigisha kujya ahantu heza hakwiriye hatashyira ubuzima bwe mu kaga, ukamwigisha gukunda kwiga, ukamwigisha gukunda Imana no gukunda amahoro. Icyo nicyo kintu kiba gikwiriye. Noneho kumwigisha kumenya ikibi, ni ukumenya yuko umuriro wotsa, ni ukumenya yuko ushobora kujya mu mazi ukarohama, ni ukumenya yuko ushobora kurwana n'umuntu ukaba wamwica cyangwa se ukamukomeretsa. Ibyo ngibyo ko ari bibi. Ukwiye kumwigisha yuko umuntu adakwiye kwishora mu bwicanyi, umuntu adakwiye kwishora mu busambanyi, umuntu adakwiye kwishora mu bujura, umuntu adakwiye kwishora mu bugambanyi, umuntu adakwiye gukora inabi yindi ayikorera mugenzi we. Ukamwereka yuko iyo nabi yongera ikagaruka nyiri kuyikora, bityo aba akwiye kubyirinda, agaharanira amahoro. Ikibi cyo ntikizabura kuza, ariko nacyo akazacyamaganira kure. Ariko biratangaje kugira ngo ubwire umwana, ubwo uri umubyeyi, ngo mwana wanjye gusambana ni bibi, ari wowe wirirwa ku mbuga nkoranyambaga uri kwamamaza ibijyanye n'ubusambanyi, cyangwa se aribo bafatiye mu nzu zitandukanye z'ubusambanyi cyangwa se n'uburaya. Uriya mwana azahita amenya neza yuko ubusambanyi n'uburaya ari ibintu abantu bakwiye gukora. Kandi abantu icyo batazi neza ni uko isi tugezemo ni isi ishobora kuba izahora itwibutsa amateka y'ibyo twakoze. Urugero, niba umuntu bamufatiye mu nzu y'umuturanyi we bakamushyira ku mbuga nkoranyambaga, ibi bintu bizatindaho cyangwa se bizamaraho iminsi. Ubwo bizagenda bigira ingaruka ku bana be, abuzukuru be, abuzukuruza be, abakwe be, abo bantu bose bizagenda bibagiraho ingaruka. Ubwo byumvikane neza yuko igihe icyo ari cyo cyose dukoze ikintu, tuba dukwiye gutekereza ku ngaruka kuruta guhita twishora mu kintu runaka. Rero uyu mwana cyangwa se uyu muntu w'imyaka 0 na 12 ni umuntu wo kwitabwaho cyane, kuko ariho umuntu ashingiye.
ngire ngo nawe ahari ushobora gutekereza ukavuga uti ariko nanjye ababyeyi banjye bambwiye ibi, gusa nyuma yaho naje gusanga atari byo. Cyangwa se nawe ushobora kuvuga uti ariko ababyeyi banjye bakoze ibi, none ubu nanjye byangizeho ingaruka. Abenshi rwose bibagiraho ingaruka. Niyo mpamvu ahangaha gutandukanya icyiza n'ikibi bisaba kugira ngo wowe ugaragaze nk'aho uri urugero rwiza, aho kugira ngo ushake gushora umwana wawe kuba intangarugero, nyamara nawe utari kubikora neza nk'uko bikwiriye. Reka tugere ku kintu cya gatatu umubyeyi akwiye kumenya ndetse akwiye no gukorera uyu mwana uri hagati y'imyaka 0 ndetse n'imyaka 12. Uyu mwana akwiye kugira umutekano mu muryango we. Niba uri umugabo cyangwa se uri umugore ukaba warabyaye umwana ari hagati y'imyaka 0 n'imyaka 12, nicyo gihe cyo kugaragara koko kuri umubyeyi. Si uko uzamuha ibihambaye ibyo udafite, ahubwo ni uko ukwiye kumuha urukundo, ibyo ufite byose ugasa nk'aho umuhaho uburenganzira. Hari inshuro nyinshi rero ababyeyi bakunda kubyara abana cyangwa se umugabo yatera umugore inda, ugasanga bahise batandukana cyangwa se bahise bashwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki gihe burya muba muremye undi muntu uzabarusha ubugome, ndetse mu minsi mike akaba azabirenza, ndavuga kubica, bitewe n'uko niwe mubanje kwica. Mumwishe mu bitekerezo, muramubyaye, mumushyize ku isi, ariko murahamusize, nta kintu na kimwe mumusigiye. Umugabo aragiye cyangwa se umugore aragiye, icyo gihe rwose muba musize umuntu w'umwicanyi karundura hafi aho ngaho, kuko ni mwebwe mwamwizaniye kandi mumuremamo icyo kintu kibi. Kubera ko iyo umwana abuze uburere akabura urukundo rw'ababyeyi, biza kurangira inshuro nyinshi abaye mayibobo, agatangira kunywa ibiyobyabwenge, agatangira no kwishora mu ngeso mbi zitari zikwiriye ndetse atari akwiye kuzajyamo iyo usa ngo mwamwitayeho. Ubwo byumvikane neza yuko umwana uri hagati y'imyaka 0 na 12 ejo hazaza he hashobora kwangirika igihe ababyeyi be bamaze kumubyara ariko ntibubahirize inshingano zabo nk'uko bikwiriye. Hariho abana benshi bakunze kugenda bajya mu mihanda, abandi bagenda baterwa inda zitateguwe kubera ko babuze urukundo mu ngo zabo. Ugasanga urugo rwabo ruhoramo amakimbirane, ruhoramo induru, ruhoramo ubwo busambanyi n'uburaya, ruhoramo kwiba, ruhoramo kwica mu buryo butunguranye. Namwe nimutekereze kugira ngo umwana avuke, ejo cyangwa ejo bundi yumve ngo ise yishe nyina. Ahangaha biza kugaragara neza rwose ko uyu mwana bizamutera igikomere mu mutwe, bikamutera ipfunwe mu bandi. Cyangwa se ukumva ngo nyina yishe se. Ibi ngibi nabyo birababaza. Ukajya ukumva uyu mwana mu gihe runaka akazabwirwa yuko ababyeyi be bari baramutaye ku gasozi. Yego, hari igihe ababyeyi bagira gutya bakavuga ngo uwo mwana numara kumubyara uzamute ku gasozi. Uyu mwana yagira amahirwe agatoragurwa n'umugiraneza, uyu munsi akaba akiriho. Hariho abana benshi bameze gutyo. Abana bari baratawe ku gasozi kandi baratawe n'ababyeyi babo, bityo uyu munsi bakaba bakiriho. Ubwo ni ukuvuga ngo babuze umutekano mu rugo rwabo, kandi uwabuze umutekano mu rugo rwe ashobora kuba atawubonera ahandi mu buryo bwuzuye, kuko uko umwana akina ku mubyeyi burya ntabwo ariko yakinira mu rugo rutari urwabo, kuko urugo rutari urwabo inshuro nyinshi aba ari umukozi, aba ari nk'umugaragu cyangwa se ari umuja. Rero kugira ngo umwana aba ari hagati y'imyaka 0 na 12 atangire akazi k'ubugaragu n'ubuja, murumva ko uwo muntu kugira ngo azavemo umuntu wizihiwe n'ubuzima ni ikintu gikomeye. Bisaba rero kugira ngo niba ugiye kubyara umuntu, ukwiye kumenya ngo uyu muntu azavamo iki, nzamuforoma nte. Ubwo birasaba kugira ngo wowe umanze wiforome, kuko umuntu uzavuka azaba ameze nkawe. Niba uri umuntu utagira impuhwe ushobora kubyara umwana ukamuta ku gasozi, byumvikane ngo nawe azagutaho twinikaga. Rwose nta kundi niko bizagenda. Bigaragara neza yuko ari we wari kwicukurira imva igihe icyo ari cyo cyose ubyaye umwana ukumva yuko utazigera umuha umutekano cyangwa se ngo umuhe ibikwiriye. Uzaba wibyariye ikishi kandi nyamara bitamuturutseho, ahubwo ari wowe wagize uburangare. Uru ni uruhare rero rw'umugabo cyangwa se umugore, kuba mwaha umutekano abana banyu. Mwamara kubabyara mukabamenyera icyo kwambara, icyo kurya, aho kuba, kwiga neza. Kwiga neza mvuze ntabwo ari kwiga mu mashuri ahenze, ahubwo ni ukumwitaho mu bushobozi bwanyu, kandi mugakora ibishoboka byose kugira ngo mubone ikibatunga mutagiye mu ngeso mbi, kuko bigaragaye neza yuko ingeso mbi wakoresha iyo ari yo yose
waba uri umuntu urya ruswa, umwana arabireba kandi akabimenya, waba uri umuntu ugambanira abandi kugira ngo ubone imibereho, umwana arabireba kandi akabimenya, niba ugenda ugasambana ukagira uburaya ugakora ibindi bintu bidakwiriye, twabonye neza yuko umwana abyitegereza kandi akabimenya, kandi najya gukora ibisa nk'ibyo azakuba inshuro 10, ndetse nawe nk'umubyeyi ntabwo azagusiga, nawe azatangira kuryarye, akwibe, akwice, kubera ko n'ubundi niyo nzira wamweretse. Ubwo byumvikane neza ngo umuntu uri kuri uru rwego bisaba kumwitaho ndetse no kwigengesera cyane, kugira ngo umuforome abe umuntu muzima kandi yumva ari umuntu utekanye. Namara kumva ari umuntu utekanye azahita amenya burya ko mu muryango ari ahantu ho kuruhukira, ari ahantu ho kubonera amahoro, ari ahantu ho kubonera ibyiza, atari ahantu h'intambara ndetse n'induru za buri munsi. Ikintu cya kane rero dukwiye kuzirikana ni uko uyu mwana akwiye gukura mu gihagararo ndetse no mu bwenge bijyanye n'imyaka ye. Ni ukuvuga ngo umwana uhereye ku myaka 0 kugeza ku myaka 12 akwiye gukura mu gihagararo. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose akwiye gufata inkingo zose zabigenewe. Urugero, niba avutse, uko inkingo zose kwa muganga zikurikirana akwiye kuzibona, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, haba ubuzima bw'igihagararo ndetse n'ubuzima bwo mu bwenge. Aha ngaha rero mu buzima bw'igihagararo hariho ababyeyi benshi bakunda gufungirana abana, kandi nyamara kugira ngo umwana agire ubuzima bw'igihagararo ni uko abasha gutembera, agakora siporo, agakora icyo kwihisha n'abandi bana, agakina umugozi, agakina umuvovo. Gusa ibi ngibi byose mugacunga neza yuko bitakwangiza umwana, kuko hari igihe abana bashobora kubikorera ahantu habi hadakwiriye, bityo ugasanga bibagizeho ingaruka. Mwebwe ntabwo mukwiye kubabuza. Hariho ababyeyi rero bakunda gufata abana bakabahambirira ahantu hamwe, bakumva yuko abana bakwiye kuba abaho ngaho gusa ariko badakwiye gukina cyangwa se siporo nicyo kintu cya mbere gikwiye kubaho, cyane cyane mu bana, kugira ngo umwana arusheho gukura mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Ntabwo umwana ashobora gukura mu bwenge atabasha kwisanzura mu bandi. Ntabwo umwana ashobora gukura mu gihagararo atabanza kwisanzura mu bandi. Ubwo nk'uko twabivuze haruguru, igihe icyo ari cyo cyose weretse umwana yuko abandi bantu ari babi, hari igihe ashobora kubaho mu bwigunge ugasanga washaka kwibera nko mu ishyamba. Oya, biba bisaba kugira ngo umwereke yuko kubana n'abandi ari ingenzi, gusa ko akwiye kwirinda ingeso mbi nk'uko twabibonye. Iki gihe uyu mwana avamo umuntu muzima, umwana uzi gutandukanya icyiza n'ikibi, umwana uzi kubana n'inshuti n'abaturanyi. Ngire ngo muzi neza yuko hariho abantu baba badashoboye kubana n'abandi. Hariho abantu rwose badashobora kubana n'abandi, ndetse ugasanga ubwenge bwabo, kabone n'ubwo yaba amaze kuba mukuru, ugasanga ubwenge bwe buracyari hasi. Burya ubwenge burarahurwa. Ubwenge iyo ugiye ku muturanyi ugasanga hari icyiza kirusha icyo wari ufite, ushobora kumwigiraho kandi bigakunda. Kandi nyamara iyo ugiye ku muturanyi ushobora kureba ibitekerezo afite, nawe ukaba wabikopera. Ntumugirire ishyari rya rindi rya ngo turwane, ahubwo ukagira ishyaka nawe ryo kugira icyo ugeraho. Rero nta muntu n'umwe ushobora kubaho ngo agire igihagararo gikwiriye cyangwa se ubwenge bukwiriye atabasha kwifatanya n'abandi cyangwa se gukorana n'abandi. Rero kubwira umwana yuko abaturanyi ari babi, ibyo biramwafekita bikamugiraho ingaruka, cyangwa se kumubwira yuko abantu ari babi wenda kubera ko mwahemukiranye mu buryo runaka, ukwiye kumuha umutima wo kubabarira, cyangwa se niba yaranahemukiwe kugira imbabazi, kuko ubuzima iyo bukomeje ibintu birushaho kugenda neza. Umwana ntabwo akwiye kwigisha urwango urwo ari rwo rwose, akwiye kwigishwa urukundo, akigishwa kugira impuhwe, akigishwa kubabarira, akigishwa kubana n'abandi, akigishwa gufatanyiriza n'abandi hamwe. Reka tugere ku cya gatanu, ari nacyo cya nyuma mu byo twabateguriye, cyane cyane ku bikwiye kuranga umwana cyangwa se umuntu uri hagati y'imyaka 0 n'imyaka 12, ni ukugira inshuti ndetse n'ubushobozi bwo gukorana n'abandi. Aha ngaha naho ni ikintu gikomeye. Biba bisaba kugira ngo ababyeyi ndetse n'abagize umuryango mugari cyangwa se abatuye hafi aho ngaho, ndavuga abaturanyi, abo ngabo bagira uruhare mu kugaragariza umwana yuko akwiye kugira ubushobozi bwo kubana n'inshuti ndetse agakorana nazo. Aha bigaragara neza yuko bisaba nanone rwa ruhare rw'umubyeyi. Umubyeyi udakorana n'abandi,
uko byagenda kose n'umwana we azamera nka we. Hari nk'umubyeyi ushobora kumva ngo umuturanyi yagize ibyago, ndavuga wenda gupfa, umuturanyi akagira ibyago, haba gupfusha cyangwa se kugusha inzu cyangwa se kugira ibibazo bindi, ugasanga we ntacyo bimubwiye. Kandi ubwo niba ntacyo bimubwiye, umwana aramureba, mu gihe abona abandi bahurura bajya gutabara, ariko akabona umubyeyi we rwose ntacyo bimubwiye. Iki gihe uyu mwana nawe bimutera nko kuba ikinya, abikinya. Igihe nawe azamara gukura, azumva yuko gufatanya n'abandi mu byago ntacyo bitwaye. Uyu nguyu bizamuteramo umutima wo kwikunda, kuko igihe nawe azamara guhura n'ibyago bizasaba ko atabaza, we yumve yuko yatabarwa, ariko nyamara we atatabara. Biba rero bidakwiriye. Kandi nanone ibi ngibi bijyanirana no kuba umuntu ashobora kuba yakoresha ubukwe, noneho yagutumira ugatangira kwivovota ugaragaza neza ko utazamutahira ubukwe, mbega ukamera nk'aho uri mu gihugu cya wenyine. Hariho abantu babikora, ugasanga umuntu rwose adakozwe kuba yatabara mugenzi we mu gihe yagize ibyago. Ibi ngibi rero bigaragaza neza yuko uwo muntu yatojwe kuva kera yuko gufasha abandi ari ugupfusha ubusa ibintu byawe. Hariho abantu benshi bakibitekereza ngo runaka niba yagize ibyago nabyimenyere, ariko si weho uzi iki mu minsi iri imbere. Bisaba rero kugira ngo niba ufite umwana uri hagati y'imyaka 0 n'imyaka 12, umwereke yuko nawe ushoboye gutabara bagenzi bawe. Niba mugenzi wawe agize ibyago, nyamuneka gerageza umutabare. Niba mugenzi wawe agiye kwa muganga, gerageza gushishikariza abana ndetse n'abo mu rugo kuba mwamugeraho, kuko ejo namwe nimwe. Niba mugenzi wawe yaguye hasi cyangwa se yagize ikibazo, wenda yagushije inzu, mugerageze mu mucumbikire. Niba umushyitsi aje, ntimuzamwirukanire ku gasozi. Hariho abantu benshi babikora kandi bakabikorera imbere y'abana, bityo bigatuma abana bahinduka ibyihebe, kuko iyo umwana umweretse ikintu aragitora, kandi iyo agitoye agikuba inshuro 2 kuruta uko yeho wagikoze. Hariho rero urugo rutacumbikira abantu, hariho urugo rutafungurira abantu, hariho urugo usanga rumeze nk'aho ari nko mu ntambara za buri munsi, ndetse ari abagome rwose. Rero hari igihe ibyo duha abana bacu ari nabyo batugarurira, noneho nyuma yaho tukatangira tukavuga ngo abana baratunaniye. Oya, manza usuzume ngo mbese uruhare rwanjye nararukoze guhera ku myaka 0 kugeza ku myaka 12. Byibuze numara kubona uruhare rwawe wararukoze, ukabona umwana wawe afite impinduka, birashoboka ko umwana ashobora kugira impinduka ariko ziturutse mu baturanyi. Ni ukuvuga ngo wowe ushobora kurera neza, ariko abaturanyi bawe ntububahirize inshingano nk'uko bikwiriye, kandi umwana wawe azakopera n'imico y'abaturanyi. Ariko ubushakashatsi bugaragaza neza yuko uyu mwana yakopeye imico y'abaturanyi ariko atarayikonsomye iwabo mu rugo, iyo mico ushobora kuyimuhuguraho ugasanga iyo mico arayiretse. Ubwo byumvikane neza, igihe icyo ari cyo cyose uri umunywi w'inzoga, igihe icyo ari cyo cyose uri umunywi w'itabi, igihe icyo ari cyo cyose uri umunywi w'ibiyobyabwenge, umwana wawe azabikuba inshuro nyinshi. Kandi ushobora kuvuga ngo umwana wanjye yarahindutse, nyamara yakubonye kera afite hagati y'imyaka 0 ndetse n'imyaka 12. Reka tubashimire cyane kuba mwadukurikiye muri iki kiganiro. Twareberaga hamwe ibintu bikwiriye gukorerwa umuntu uri hagati y'imyaka 0 ndetse n'imyaka 12. Nk'uko twabibasezeranije, tubafitiye ibiganiro bigeze mu 8 bigaragaza imyitwarire ya muntu muri ubu buzima. Ibindi biganiro nabyo bizagenda bikurikirana kugeza tugeze ku cya 8. Mbese hari icyo wadusangiza? Twandikire muri comments, utubwire uko byumva, cyangwa se utubwire niba ibi bintu tuvuze nawe waba warigeze kubibonaho. Kandi niba ushobora gusharinga kino kiganiro ukaba uzi abo cyagirira akamaro, rwose kibasangize, kora share. Niba kandi ukishimiye rwose ukavuga uti n'ikindi nacyo nikize vuba, ushobora gukora like. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera, maze ibiganiro by'ubutaha cyangwa se igice cya 2 kikazakugeraho mu ba mbere. Iki ni ikiganiro kivuga ngo urugendo rw'ubuzima kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 70. Tuzagenda tureba ibyiciro uko bigenda bikurikirana. Ubukurikiyeho tuzarebera hamwe abantu bari mu cyiciro cy'imyaka 13 kugeza ku myaka 19. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, channel ni Amahumbezi. Byari by'igiciro kubana namwe turabishima kandi ni ingenzi. Gusa reka ducumbikira hanga tuzabure muri video utaha. Mugira amahoro.